Nshuti bavandimwe ndabasuhuza, tubahaye ikaze kuri Princess TV, tukaba tubashimira kongera kubana natwe. Niba utarakora subscribe cyangwa share, uyu ni wo mwanya, kandi wibuke gukanda kuri ka kantu k'inzogera kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byose tuzagenda tubagezaho. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku kiganiro menya ukuri kubibera muri ino si. Menya ukuri kubibera muri ino si kugira ngo umenye ukuntu uzitwara mu bihe bizaza. Tugiye kuganira rero ku buhamya bw'umugabo umwe yifuje kuba umukire, yabonaga abandi bagabo bakize akavuga ati se nzakira nte? Ubwo ahitamo kugana inzira yo mu bapfumu. Ubwo yagiye mu bapfumu ashakayo imiti, bamuha imiti yo gushyira mu iduka rye, arakira, ariko ubwo bukire ugasanga ntabwo bumushimishije, ntabwo yumva akize, ibyo akeneye byose agasanga atabibona. Ubwo noneho asubira ku wundi mupfumu, umupfumu aramubwira ati niba ushaka gukira icyo wifuza cyose ukakibona, ugomba kurongora umukobwa w'ikuzimu ariwe Madamu Samaki. Umugabo rero yaragiye arongora Madamu Samaki, ubukwe burataha, imihango mbese barayikora yose irarangira, ubwo barabana. Umugabo amuha kondisiyo, aramubwira ati inyuma yanjye nta wundi muntu ugomba kugutekera ibiryo uretse mama wawe cyangwa se ngewe, nta handi hantu wemerewe kurya, kandi ntabwo wemerewe kunca inyuma. Uramutse unciye inyuma uzapfa, cyangwa se uwo mwabikoranye apfe. Nta kintu uzambura, n'icyo uzashaka cyose nzakiguha. Koko icyo yashakaga cyose yarakibonaga. Umugabo yabaga avuye nko mu kazi, akaza mu mutwe yarimo atekereza ati uyu munsi ndarya inkoko, cyangwa se ndarya ihene, ndarya inyama y'inka. Kwa kundi yabitekereje agasanga iwe ari byo byateguwe ku meza, akabaho mu buzima bwiza, icyo ashaka cyose akakibona. Mu gitondo yajya kubyuka akavuga ati ndashaka icyayi cy'amata kiriho amagi, kiriho na sosiso, agasanga nibyo byateguwe. Akaba yari afite, nubwo yajyaga muri bar ari kumwe n'inshuti ze, baba barimo igihe cyo kwishyura cyagera, agakora mu mufuka wiwe, yakora mu mufuka agasangamo amafaranga ahwanye na bya bindi yanyoye n'inshuti z'ibyo banyoye, akayishyura. Ikintu cyose akoze, yaba agiye kugura esanse kuri sitasiyo, yakora mu mufuka agasanga amafaranga ariyo. Yaba agiye kugura ibyo kunywa muri supermarket, yakora mu mufuka agasanga amafaranga arimo. Yajya guhaha, yajya ku masoko, amafaranga yahoraga mu ipantaro ye. Akandi gashya iyo pantaro yari ifite, noneho iyo pantaro yaragendaga, niba agiye ku kazi mu gitondo, yagera nko muri toilette agiye kugaruka, ipantaro igahita ihindura ibara, akagaruka imyenda ye yahindutse, kandi abantu bakagira ngo yahinduye imyenda, kandi ari wa mwenda ugenda uhinduka. Yabanye n'uwo mugore, ariko muri uko kubana kwabo hari ibintu byinshi by'ingorabahizi, tuhora tubabwira tuti Satani araguha, ariko haba hari akandi kantu bita kondisiyo kari aho ngaho. Nyuma y'izo kondisiyo zose, imibonano bakoraga nk'umugore n'umugabo, iyo bageraga ku gikorwa nyirizina, bigeze hahandi bagiye kurangiza, aho kumva ibyishimo, umugabo yumvaga ububabare budasanzwe bwatumaga ata ubwenge, akabyuka asanga ibintu byarangiye, atazi n'uko byarangiye. Ubwo byabaye igihe kubyihanganira biramunanira, aravuga ati ngomba kumuca inyuma nkishakira undi mukobwa. Ubwo hari ahantu hari habaye ikiriyo, umugabo ajyayo, ajya gutabara, agezeyo hahurira n'umukobwa bari barigeze kuba inshuti kuva kera, barize ku ishuri rimwe. Ubwo barishima cyane, biba ngombwa ko bamarana ijoro hamwe baryamanye. Ubwo mu gitondo umugabo atashe, ageze mu rugo, kuko umugabo yinjiriraga mu idirisha, ageze mu rugo asanga wa wundi bararanye niwe uri ku gitanda cyiwe. Arareba aravuga ati wageze hano ute? Have, umugore wanjye naza hano arakwica, mfite umugore w'umugome. Umukobwa ararira, umugabo atangira kugira impuhwe n'impuhwe nyinshi, aravuga ati ndabizi wenda ushobora kuba waje ari amakosa wakoze, ariko iyaranje uve ahangaha, umugore wanjye atakwica, umugore wanjye ni umugome. Yumva umugore atangiye kurira, umugore aravuga ngo sheri ntabwo wamenye. Umugabo arebye inyuma asanga ni wa mugore usanzwe aho ngaho, Madamu Samaki. Aravuga, ubwo baraganira, aramubwira ati usigaye unca inyuma n'ukuntu twondisiyo twahanye. Barashwana cyane. Umugore kubera n'umujinya mwinshi ahita anyura mu kibambasi aragenda,
ubwo icyakurikiyeho yaragiye yica wa mukobwa, umugabo we yaryamanye nawe aramwica arapfa. Ubwo rero ibi biratwigisha iki? Biratwigisha ko nezerwa na dukeya ufite, ahubwo utwo dukeya ufite utubyazemo umusaruro, ariko bivuye mu maboko yawe, utagiye gushaka imbaraga ziva ahandi hantu kwa Satani, kuko Satani araguha ariko ibyo akunyaga ni byinshi cyane. Akubesha ko agushimishije ariko ntabwo aba agushimishije. Nk'uwo mukobwa urumva ko yabigendeyemo. Hari n'abakobwa ubwabo bashaka abagabo b'amadayimoni. Iki ni igice cya mbere, ubwo tuzabahereza igice cya kabiri ku byakurikiyeho. Murakoze cyane. Yari ngewe John, ku buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Serena Rose.